bite se? Sawa. Umeze ute? Fresh. Namahoro. Okay. Kumaze kanya uri hano se nk'umuntu utari mu kazi? Oya akazi nkarimo pe. Ariko okay. None se ko nashaka gusaba service. Urabona ngenuye ku Ruyenzi. Ariko nari naje hano nyine se yashaka kwivuza. So birangira nyine amafaranga aranshira. Mvuyemo na hariya kureba ko hari umuntu wenda na sabatike na phone yanzimanye tu. Phone yagukwamanye. Uretse ko nta n'amafaranga nyine asigayeho. Urumva no kuba nahamagara umuntu wenda ngo amfashe byagorana. Ariko iyo phone wenda iriho ufite amanimero y'abantu wagerageza wenda ukabona n'umuntu wagufasha. Nta kuntu wamfasha ukantwara ukangeza mu rugo nyine ntuye ku Ruyenzi. Ntago ari ngombwa mu rugo tungeje hara muri centre. None ukaza ukamanimera nko ku gapapuro. Ejo nkazaguha amafaranga yawe. Ejo? Ubwo se Kurenzi nta mvura imirago nta? Simbizi wenda. None cyane kurana telefone mbona ari ahantu ijimye ryatanze ariya. Yego. Sinzi ariko ibaye ihari n'ubundi na hano wenda yaba yenda kugwa dushobora no gutegereza wenda ikabanza igahita simbizi. Urutsemba n'imvura imirago byata. Uvuye mu cyo Kurenzi? Oya mvuye hano kurana telefone mbona n'inyuma ya za hano hakurya inyuma y'uyu musozi hano hose imvura imirago. Ntago yanabura yetu. Ako nari dusanze ndi no kugwa twakugama wenda aho yadufatira. Cyo ni kuri kwibara bana. Shamani nese reka nkubwire sibyo buri umuntu w'umugabo nyine yagize avuga ngo reka nsabe service. Shamani biba byanze kabisa. Wibaze ko byonyine no kuva mu gitondo. Nta namazi mugeze naye nawe. Ngiye urumva naje nje kwivuza ahangaha. Amafaranga yose nyine aranshina cyakora bamvuye na ordonnance y'imiti bamaye ubwo ni ukuzayigura nk'ejo nyine maze kuyabona kandi nta wundi buryo mfite natahari wenda imvura ibaye ariyo kibazo twareka tukareba niba yahita cyangwa se twanayisanga mu nzira tukaba nyine twategereza tu kanacyo jyaho mutware ntari nese nzakwishyura ngaho isuguza amangaye bro banze nyine yambwire ko urumva ndakugeza hara mu Ruyenzi neza mu santere ntari kuri santere ariko nyine ngiye kubunyizeye nago nanjye nagukoshona reka twumvikane nyine umbwira igiciro nzakwishyuraho sibyo noneho ngiye ntaribi ejo nzagira nzamenye wenda ngo nzakohereza ngayo kuko usanzwe wenda nko kuva hano cyo Nyabugogo basi nk'igihumbi no ku Ruyenzi wenda ni ikindi ntari bibiri nta kibazo ntari So mota merci. Ari urakoze. Gusa nagaruko nyine nashakaga lift. Natekereje uyu munsi. Ndavuga ngo waza gutestinga nyine ubumuntu abanyarwanda bagifite urukundo bafite gusa nyine urantunguye. Mani birarenze kabisa. N'ukuntu abamotari benshi nyine Shamani byo nyine kugira ngo agutware hari uguhenda guca n'amafaranga utaruki wenda dahwanye n'urwo rugendo none wowe wemeye kuntwarira idene wemeye n'amafaranga navuga ngo ni makeya y'urwo rugendo Shamani ni planka inakoraga ariko buriya ndege abantu babagabo nkuko uje bivuga ntabwo abantu baba bagomba kumva abandi mana nukuvuga ngo ngiye ntitaye ku bibazo byanjye ibyo bibazo byanjye ntago nabigushyiraho urumva icyo gihe hari ibintu biba ngombwa ko yirengagiza byose kugira ngo urumva nimba uje gutya ukambwiza ukuri ukambwira hari abantu benshi tujya dufasha gutya muri ubu buryo hari igihe umuntu akubwira tuvugana ntashye ukavuga urumva timeze gutya na gutya niriwe muri ibi n'ibi mfite amafaranga 500 kandi kuva hano ugikavuga ni muri 3 ukareba umuntu uje akubwira gutyo natana kwihenuye ukavuga ati uyu muntu byange bimuga nubwo ntayafite afite umutima mwiza ntari Smart ako nyine tuba bindenze none reka umva nyine mubwire ngiyewe nyine iyi ni content yanjye nyine ndimo na kamera ngiri hariya
nabifataga nyine kuri kamera famous nabifataga kuri kamera sibyo basi nyine noneho reka unambwire sibyo mani bura ubu nyine unkoze ku mutima tuniko nakubwira noneho reka ze wenda unatubwira umutima ukomeye gutyo mani ukura he ukura ibyo bintu ubundi bishoboka bite ubundi biterwa n'imiterere y'umuntu hari umuntu uzamo wanamubwira ikibazo cyawe wanamubwira ati afite amafaranga makeya tayari ukanga kumutwara uvuga hari ikibazo ugushyira kuri kamera ntacyo bitwaye okay cyane ko ari ni neza sibyo mani nyine vraiment ngiye ntabwo natekereza ko ibyo bintu bishoboka wibaze ngo ngewe byo nyine niba utuvuye ngo utije umuntu telefone no ko umutaye mugenzi wawe hari n'umuntu ushaka gutara telefone kuri iki gihe nayiguye birashoboka ikindi kimwe aka kanya uramutse wenda umuntu uvuga ngo ngiye uburyo nyine nabaga ntekerezamo ibi bintu uzi ko ari nk'ibintu bya nyabyo bimbaye gutyo nkaba ntafite amafaranga uzi ko nashobora no kugenda n'amaguru kuko numvaga ko nyine bigoye ko hari umuntu wajya kunyemerera icyo kintu basi uwo mutima nyine ukomeye gutyo uwo ukura he mu by'ukuri kuburyo uvuga ngo reka ngo utware ngo ejo nta kibazo uzamana nimero n'abatekamutwe wenda bagwiriye muri uyu mujyi none se gute ubundi ni ukuvuga ngo umuntu yaje gutya nka gutya wari uje akaza avuga ati mpuye nshaka ubufasha bumeze gutya urumva ndashaka ko mfasha muri ubu buryo nka gutya nyine uje umbwira ati ngeza ku Ruyenzi bingendekeye gutya ndivuje amafaranga aranshiranye yewe icyo gihe nibyo nakubwiye ngo uhita wirengagiza byose byawe bikubangamiye sibyo na essence ihenze kuri urugero na essence ihenze kabisa ukavuga ati urihanganye ukavuga ati uyu muntu ngiye kumufasha naho atayampa uko byagenda kose yaje kunsaba ubufasha gutya nta buryarya burimo nta buryarya ashizemo ibi rero biba bitandukanye na wa muntu ukubwira ati tugende tujya hano akaza kwiyemeraho kaza ukavuga ati ngiye nko ku Ruyenzi ukamuca amafaranga agahita yicaraho nagera ku Ruyenzi agahita afatira akirukanka n'akasika akayitwara wowe icyo gihe uje ugaragaza ikibazo uhuye nacyo ubuvugishije ukuri ni nayo mpamvu umuntu uri kubwira ari umuntu nyine wumva vuba yahita kumva pe Mota merci beaucoup ngiye nta kintu nabona navuga gusa nyine ufite umutima wo gufasha mani uzawugumane anytime wenda no muri iki cyumweru urumva ufite nyine uburyo ufashamo kandi mugenda mu muhanda muhura n'abantu benshi cyane deka amafaranga twari twumvikanye gushiye kuri telefone muri iki cyumweru uzayakoreshemo ufasha undi muntu wabuze transport uzashaka umuntu utwara yabigusaba wabona bimugoye cyane basi uzamudeplace no mwishyuze bijya bitubaho kenshi cyane sibyo bijya bitubaho cyane ntago nyine ngiye numva ko ibyo bintu bishoboka numvaga bifite kode numvaga bidashoboka ni kangahe 13 gatandatu ebyiri 2 gatandatu ebyiri okay wowe basi uyu mutima mani umutima ufite niba koko abizera ko umugisha ubaho imana ijye guha umugisha ko ni ibintu nyine ni ibintu bidasanzwe Justin rero uri umuntu w'umugabo umuntu yagira n'inshuti umbwire nimero yawe nimero yanjye ni 079 gatandatu gatatu no gatandatu gatatu sawa gatatu n'umunani ni 079 33 13 8 gatandatu gatanu ntago ineza nk'ingiyi ubugiriye umuntu nubwo atari cyo cyari cyanzinduye ariko ntago biba bikwiye kurangirira aho ngaho tuzahure sibyo twibere inshuti duciringe dusangire ubuzima bukomeze sibyo ntacyo bitwaye kabisa just ngiye nitwa Keve niyo mazina okay so guys muye n'umumotari hano navuga ngo ntagasanzwe ni umuntu ufite umutima ukomeye cyangwa se ufite umutima mugari w'urukundo ni ibintu bitangaje navuze ngo reka mu parking
twakase duturutse ahantu gutya mu muhanda uri inyuma ahangaha, wenda turaza kuhabereka. Tumubona yihagarariye ahangaha, yabanje guhagarara hariya hirya nakurebaga, nyuma uraza uhagarara ahangaha, turakwepa hariya duhisha kamera, turavuga ngo reka tumusabe ko yantwara. Noneho nanamubwira ahantu kuri ku Ruyenzi wambutse Nyabarongo kugira ngo antware. Abyemeye mu buryo butangoye, yabanje kugira imbogamizi z'imvura, final arabyemera avuga ati reka ngutware. Musaba ko twumvikana amafaranga, muhana amafaranga makeya yewe kuyakagiyeyo. Ko nekeza ubundi kujya ku Ruyenzi burani singa wenda nka 3 umuntu avuye hano. Ya nka 3. Wenda nk'ibihumbi nka 3. Yego. Nabyo ni ku muntu udahenda. Arabinyemerera. Guys, namubashimira uyu mugabo, ni umugabo mwiza. Imana ijye imuha umugisha. Team Kevin One dukwiye kuzicara tukamushimira. Fashe nimero ziwe ko ntago biba bishobora kurangirira ahangaha. Dutangiye rero n'iyi projet nshyashya ya prank, street prank, n'ibindi muzajya namubona ni byinshi. Iyi ni episode ya mbere, binagenze neza kuruta uko twabitekerezaga. Nyine tuzakomeza kubagezaho prank nk'izi ngizi cyangwa se uruhererekane rw'iyi content nshyashya. Ciao ciao.